Yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Niba uri musha kuri uyu murongo, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku wundi. Igihe tujye kubana muri iki kiganiro, ndi Mr Felix ikaze. Aka kanya tujye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Justine. Justine rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu kilatini, risobanura utabogama cyangwa se ushyira mu gaciro. Gusa rero mu rurimi rw'icyongereza risobanura umunyakuri. Justine rero ni umukobwa ufite imiterere itangaje. Ntapfa gukururwa n'abasore kuko yumva aba ameze nkabo. Gusa iyo akunze ntabwo ajya atenguha. Gusa yanga umuntu umuhemukira cyangwa se umutenguha. Justine rero mu miterere ye aba ameze nk'abagabo. Avugiraho kandi ntabwo ajya ahemuka. Azi kubyaza umusaruro amahirwe ahuye nayo mu buzima. Justine rero ngo ntabwo ajya acika intege, ngo gusa umutima we uba wuzuye amarangamutima menshi. Hagati aho akunda abantu bose atavanguye. Justine rero akunda kugendana n'abagabo. Bamwe bavuga ko ariyo mpamvu akunda abahungu, gusa uko siko kuri, ahubwo yumva kugendana nabo biba bimushimishije cyane. Justine rero aba ari umukobwa ukunda gusabana n'abandi, ariko rimwe na rimwe usanga ari wenyine iyo afite ikibazo kimuremereye cyangwa se kimuhangayikishije. Justine rero usanga akunda kugerageza kubana neza n'abantu, ariko akanga umuntu umubwira amagambo meza ashaka kumuryarya. Justine rero usanga akunda umuziki ku buryo ababyeyi be iyo babimutoje akiri muto aba umuhanzi mwiza cyane. Justine rero akunda gutembera ahantu henshi hatandukanye. Muri we aba yumva ahantu hose yahazenguruka nubwo yaba adafite ubushobozi. Iyo akiri umwana rero usanga akunda imikino itandukanye, kwidagadura n'ibindi bintu byose bizamo kurushanwa. Ngo ba Justine rero iyo bamaze gukura usanga bakora ibintu bijyanye n'umuziki, kuba umuganga, kuba umwarimu ndetse n'ibindi bumva yuko byabagirira akamaro. Ba Justine rero usanga bakunda gufasha abantu bose uko babishoboye. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Justine aho bari hose. Hagati aho, niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikire muri komenti, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, gikore ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu ba mbere. Naho ubutaha.